Umuntu ureba iyi video mbanje kugushimira cyane by'umwihariko kuba wakanze kuri iyi video, byo byonyine gusa birahagije. Mbona no kugusuhuza, ese waramutse ute cyangwa se wiriwe ute? Niba waramutse neza cyangwa se uko waramutse kose ukaba ugihumeka umwuka wari kuri iyi si, ndagira ngo uvuge ngo Mana ndagushimye ndaguhimbaje kubwo kuba naramutse neza nkaba nkihumeka umwuka bari kuri iyi si. Izina ryawe icyubahiro iteka ryose, amen, amen, amen. Uno munsi rero tukaba tugiye gucumburira hamwe ku gice kivuga ngo umwuzure urakama, Nowa asohoka mu nguge. Amen. Duherukana tuvuga ku gice kivuga ngo Nowa yinjira mu nguge. Ubu ngubu ho rero tugiye kurebera hamwe uko Nowa yasohotse mu nguge umwuzure umaze gukama. Amen. Imana yibuka Nowa n'ibifite ubugingo byose n'amatungo yose byari kumwe nawe mu nguge. Imana izana umuyaga ku isi, amazi atangira gukama. Amen. Nuko amasoko y'ikuzimu araziba, n'imigomero yo mu ijuru iragomerwa. Imvura iva mu ijuru nayo iricwa. Amen. Amazi asubira yava ku butaka ubudasiba. Ya minsi 150 ishize, ya mazi aragabanuka. Amen. Mu kwezi kwa karindwi ku munsi wako wa 17, ya nguge ihagarara ku misozi ya Ararati. Amen, amen, amen. Nuko amazi agabanuka ubudasiba ageza ku kwezi kwa 10. Mu kwezi kwa 10 ku munsi wako wa mbere, impinga y'imisozi ziraboneka. Iminsi 40 ishize, nuko Nowa akingura idirishya ryo mu nguge yabajije. Amen. Amaze gukingura idirishya, yohereje igikona kirajagarajagara kugeza aho amazi yakamiye ku isi. Amen, amen, amen. Maze yohereza inuma kugira ngo imenye yuko amazi agabanutse ku isi. Amen, amen, amen. Maze iyo numa yo yohereje ntiyabona aho ishinga ikirenge cyayo, imugarukira ku nguge, kuko amazi yarakiri ku isi yose. Nuko ayisingiriza ukuboko arayenda, ayisubiza mu nguge. Amen, amen, amen. Amaze kumva ko amazi atarakama, asiba iminsi 7.
Nyuma y'iminsi 7 yongera kohereza iyo numa kuva mu nguge. Amaze kohereza iyo numa, igaruka aho ari nimugoroba, kandi ifite ikibabi kibisi cy'umunzenze mu kanwa kayo. Ya numa imaze kuzana cya kibabi kibisi cy'umunzenze, arongera asiba indi minsi 7. Yohereza ya numa, ntiyasubira kumugarukaho. Amen, amen, amen. Mu mwaka wa 601, mu kwezi kwa mbere, ku munsi wako wa mbere, amazi akama mu isi. Amen, amen, amen. Nowa akuraho igipfundikiye ya nguge, arareba abona ubutaka bwumye. Amen, amen. Nuko mu kwezi kwa kabiri, k'umunsi wako wa 27, isi iruma. Amen. Isi imaze kuma, Imana ibwira Nowa iti: sohoka mu nguge n'umugore wawe n'abana bawe ndetse n'abakazana bawe. Amen, amen, amen. Nuko Uwiteka Imana iramubwira iti: kandi usohokane ibibaho byose muri kumwe, byo mu bifite umubiri byose, inyoni n'ibisiga n'amatungo n'ibikururuka hasi byose, kugira ngo bibyarire mu isi cyane, byororoke bigwire mu isi. Amen, amen, amen. Hanyuma Nowa asohokana n'abana be n'umugore we ndetse n'abakazana be. Amatungo yose n'inyamaswa zose, ibikururuka byose, n'inyoni n'ibisiga byose, ibyigenza ku isi byose nk'uko amoko yabyo ari, nuko bisohoka muri ya nguge. Amen, amen, amen. Nuko Nowa yubakira Uwiteka igicaniro, atoranya mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira no mu nyoni n'ibisiga bitazira, atambira kuri icyo gicaniro ibitambo byoswa. Amen, amen, amen. Nuko Uwiteka Imana ahumurirwa n'umubabwe. Uwiteka aribwira ati: sinzongera ukundi kuvuma ubutaka ku bw'abantu, kuko gutekereza kw'imitima y'abantu ari kubi, uhereye mu bwana bwabo, kandi sinzongera kwica ibifite ubugingo byose nk'uko nakoze.
amen. Isi ikiriho ibiba n'isarura, n'imbeho n'ubushyuhe, n'impeshyi n'urugaryi, n'amanywa n'ijoro ntibizashira. Amen, amen, amen. Niba uri mushya kuri iyi channel kandi ukaba ukunda ijambo ry'Imana, ndagusaba gukanda subscribe, ugafungura inzogera, hanyuma ukongera ugakanda like, share ndetse na comment, kugira ngo tujye tugendanira hamwe umurongo ku wundi w'ijambo ry'Imana. Amen. Kandi niba udakunda ijambo ry'Imana, nta kibazo, wigendera utabikoze ibyo nagusabye. Amen. Naho utaha.